Yesu ashimwe. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, turasoma uyu munsi mu Bakorinto ba mbere. Turasoma ku gice cya gatatu guhera ku murongo wa 11. Abakorinto igice cya gatatu ba mbere umurongo wa 11. Mutwe w'ijambo uravuga kubaka kuri Christo. Ahantu hose wakubaka utubatse kuri Christo waba utubatse, kandi mu buzima tubereyeho kubaka. Yesu nashimwe cyane. Twese tuba mu mazu, tuzi akamaro ko kubaka. Reka rero twubake kuri Christo. Kwa amazu dufite mu buzima bwa none n'ay'igihe gitoya, ariko icyo nkundira kubaka kuri Christo ni ibya none n'ibizahaza. Yesu ashimwe cyane. Birakwiye ko twubaka kuri Christo, birakwiye ko tumaramaza, birakwiye ko tugenda nk'uko abishaka, birakwiye ko duhindurwa. Hari umugisha tuba dufite wo kuza mu nzu y'Imana. Hari umugisha dufite wo kwakira Yesu Kristo mu buzima bwacu. Hari abantu uyu munsi batajya baterana, umwaka ugashira 10, 20, 30. Hari abantu bamwe mu gihugu kimwe cya Uganda nibo najyaga mbona, umuntu akaba adaterana ariko agaterana kuri Noheli no kuri Pasika. Ariko hano iwacu mu Rwanda ntabwo twishushanya cyane. No kuri Noheli iyo tudaterana ntiduterana, no kuri Pasika ntiduterana. Hari abatajya baterana rwose. Ariko twebwe kuba duterana, Imana ibiguhamagaye n'ukurarikwa kw'Imana. Imana ibikuraritse nguze wumva ikivuga. Muririmbyi yaravuze, Mwami vuga nanjye ndumva, ndindiriye icyumbwira, kijya kinezeza Mwami, kimara ibicumuro. Mwami nkuteza amatwi, icyo unyigisha ni iki? Twaje rero ngo twumve icyo Umwami agira ate, atwigisha, dutega amatwi. Yesu nashimwe. Ngaho nihagira udusomera Abakorinto ba mbere igice cya gatatu umurongo wa 11 tugeze kuri 17. Dusome mu izina rya Yesu. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto ibice ni 3 umurongo wa 11 haravuga hati, kuko nta rundi rufatiro umuntu abasha gushyiraho keretse urwashyizweho, ari rwo Yesu Kristo. Nta rundi rufatiro tugomba gushyiraho keretse urwashyizweho, ari we Yesu Kristo. Bisobanuye ngo nta yindi Mana tugomba gusenga, nta bindi bintu tugomba kwizera. Bene data, hari ibindi abantu basenga. Njyewe naratangaye cyane, naratangaye, kandi ubuzima buriho none buratangaje. Naratangaye aho umuntu asenga Imana akajya no mu bapfumu. Naratangaye. Njyewe nzi neza ko iyo umuntu yinjiriye mu nzu y'Imana, iyo umuntu yemeye kwicara ahantu nk'aha, aba ahamagariwe kuba icyaremwe gishya. Ariko naratangaye aho umuntu ashobora kuza mu nzu y'Imana akajya no mu bapfumu. Nta rundi rufatiro dufite twebwe uretse urwa Yesu Kristo. Komeza. Ariko umuntu niyubaka kuri urwo rufatiro izahabu cyangwa ifeza cyangwa amabuye y'igiciro cyinshi cyangwa ibiti cyangwa ibyatsi cyangwa ibikenyeri, umurimo w'umuntu wese uzerekanwa. Urya munsi niwo uzawerekana, kuko uzahishuzwa umuriro, akaba ari wo kandi uzagerageza umurimo w'umuntu wese. Uwo yubatse kuri urwo rufatiro nugumaho azahabwa ingororano, ariko umurimo w'umuntu nushya azabura inyungu. Umurimo w'umuntu nushya, inyungu ze zizaba zipfuye. Buri muntu wese
agomba kubaka kuri Kristo, kandi abantu bose bemerewe kuza kubaka. Ntabwo avuga ngo we wikubaka, ahubwo urahitamo uko wubaka. Bamwe bubakisha amabuye y'igiciro, abandi zahabu, abandi biti, abandi ibibyatsi, abandi bikenyeri, abandi. Ariko imirimo yose dukorera muri ubu buzima bwo muri Kristo izacishwa mu muriro. Yesu nashimwe. Ubu buzima bwa none tujya duhirimbana cyane. Umuntu agahirimbanira kubaka inzu nziza, ndetse abantu benshi biba ari amarushanwa. Nanjye ngira inzu nziza iruta iya kanaka, cyangwa se nanjye ngira inzu nk'iya kanaka, cyangwa nanjye ngira imodoka nk'iya kanaka, cyangwa nanjye nambara umwenda uhenze nk'uwa kanaka. Ubuzima bw'isi ni amarushanwa. Ariko ikibabaje ni uko tudafite amarushanwa yo muri Kristo. Nicyo kintu cyonyine kibabaje. Mwaretse uko tugira amarushanwa yo mu isi, tugahirimbanira kugira amarushanwa yo muri Kristo. Waretse ukavuga ngo uyu munsi niyemeje kubaka kuri Kristo, ariko sindi mu mushyireho ibyatsi. N'u Rwanda rwaciye nyakatsi, ntago ndi mu mushyireho ibiti, ntago ndi bushyireho ibikenyeri. Waretse uyu munsi ukagambirira, ukavuga ngo niba nari narubatse nabi, uyu munsi ndabisenya nubake neza. Yesu nashimwe. Shobora kugura inzu ukabona nimbi, ukayisenya ukubaka indi. Reka uyu munsi dusenye, uyu munsi yemeze gusenya, uyu munsi zana umuhoro uteme usenye urimbura ukureho. Kubera iki tuba mu buzima butubatse ibishimwa? Kubera iki tutubaka ibishimwa n'umwami? Kubera iki tutubaka? Ubaka hera imbere muri we wubake, ugeze inyuma wubake. Uvuge ngo ngomba kuba icyaremwe gishya, ngomba kuba icyitegererezo, ngomba kuba umucyo, ngomba kuba itabaza, ngomba kuba inzu yubatswe ku musozi, ngomba kuba uw'abandi bigiraho. Yesu nashimwe. Amen. Kubera iki dukinira mu buzima bw'agakiza? Yesu yaduhaye umugisha, aravuga ngo nimuze munyubakeho. Yesu nashimwe. Aguhaye inzira, arakubwiye ngo emera, ngwino wubake, ndemera kunyubakaho. Yesu ni ibuye rikomeza iki? Imfuruka. Yesu ni we buye twubakiraho. Iryo ni ryo buye tubanza rigakomeza imfuruka, hanyuma natwe tukaza tukubakaho, kandi ibyo twubaka bizacishwa mu muriro. Yesu nahabwa icyubahiro. Umurimo w'umuntu wese, murongo wa 14, umurimo w'umuntu wese, umurimo w'umuntu uwo yubatse kuri urwo rufatiro nugumaho azahabwa ingororano. Umurimo w'uwo muntu nucishwa mu muriro ukaramutugumyeho azahabwa iki? Azahabwa ingororano. Turimo guhatana. Ndashaka ko umurimo wanjye uzahabwa iki? Nukuri naba nararuhiye iki? Twajyaga turirimba ngo naba nararuhiye iki, naba nararuhiye iki nshuti, urya munsi ntabonye Yesu, naba nararuhiye iki. Mbabazi nabaye mu bibira, bya bibira narayemo, naba nararuhiye iki. Ya misozi nazamutse, naba nararuhiye iki. Ya majoro naraye, naba nararuhiye iki. Naba nararuhiye iki nshuti, urya munsi ntabonye Yesu, naba nararuhiye iki. Naba nararuhiye iki?
mwe abantu benshi ntibajya mu misozi ntibanabyumva ngo Imana ibera hose cyarimwe ibyo nibyo, ariko hari igihe ngewe Mbabazi nigira ku musozi, ngewe numva ibyanjye, muzandebe hano munanyitegereze, ngewe ngira ibyanjye ntago ngira iby'abandi, kandi ntago ngendera ku bandi, ngewe ngira ibyanjye gusa kuko ndi ku rugamba rwanjye. Yesu nashimwe. Buri muntu wese ari mu ntambara. Yubu yaravuze ngo turi mu isi tuba dufashe igihe he mu ntambara. Rero ngira ibyanjye, nkora ibyanjye, ngenda ukwanjye, nizera ukwanjye. Yesu nashimwe. Amen. Kubera ndi mu ntambara, Pawulo yaravuze ngo nta waba umusirikare ngo yishyire mu by'ubu bugingo ngo abakinejeje uwamwanditse. Hari uwatwanditse, hari uwakuraritse, hari uwatumye uyu munsi uri hano, hari uwatumye ubyuka bikemera, hari uwakuraritse aravuga ngo uyu munsi ngwino ngira icyo nkubwira, ngwino tuvugane. Yesu Kristo ni ibuye rikomeza imfuruka, twese niho tugomba kubaka, ariko igenzure wubatseho iki? Wigenzure. Bibiliya iravuga ngo twakwisuzuma ntitwagirwaho n'iki? Ntitwagirwaho n'urubanza. Nta muntu waducira urubanza. Njyewe nisuzumye, nta muntu wancira urubanza, kubera yuko Imana, abakare nababwiye, nta muntu wagutangira ubuhamya. Ubuhamya bwemerwa n'ijuru nubwo utangiwe na Yesu kandi n'umutima wawe ukabihamya. Uzi ko nta muntu uzi undi? Uzi ko Pastor Zihiga nubwo abanye imyaka myinshi na Mama David, uzi neza yuko adashobora kubona ubuhamya bwuzuye kuri Mama David? Uzi ko ubuhamya bwuzuye bwa Mama David bufitwe na Yesu? Amen. Uzi yuko nta muntu ugufitiye ubuhamya bwuzuye? Nibangahe se bagenda habona bwakwira bakagenda no mu mwijima? Uko bagenza imihanda ya Kigali habona, niko banasubirayo bakayigendamo mu mwijima bakora ibindi. Ariko twebwe, njya nkunda ijambo ry'Imana. Ijambo riravuga ngo umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera, ngo nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira. Ngo ariko twe ntiturabo gusubira inyuma, twahamagariwe kudasubira inyuma. Amen. Amen. Inyuma ni habi, sinzasubira inyuma. Inyuma barasambana, sinzasubira inyuma. Inyuma bararogana. Nta mpamvu zo gusambana no kurogana by'abantu b'inyuma ngo bikorere mu nzu y'Imana. Inyuma barasambana, sinzasubira. Inyuma bararogana, sinzasubira. Inyuma n'abanyeshyari, sinzasubira. Inyuma baratukana, inyuma n'abanyabinyoma, inyuma jye navuyeyo. Njya nkunda Yesu. Ikintu niteguye ni kimwe, Mbabazi. Abatanzi nitwa Mbabazi. Yesu ashimwe. Nubwo uyu munsi hari izina ry'abana, ariko nanjye nabayeho umwana. Haleluya. Yesu nahabwa icyubahiro. Amen. Njya nezezwa n'ikintu kimwe,
kuvuga birangiye njya kuri moto nkavuga umumotari wenda nkamubangamira, njya mu bantu nkavuga wenda nkabangama, ariko kizasigara ni kimwe, ubwo nzaba ntakivuga, nzaba mpimbaza Imana yonyine, amajwi yanjye atarimo amakaraza, nta kuvangirwa kundiho. Ibyo nibyo bituma ndwana intambara, nkavuga ngo ndashaka kugera aho nasezeraniye. Amen. 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 Yesu nashimwe. Amen. Umurimo w'umuntu uwo yubatse kuri urwo rufatiro nuguma hazahabwa ingororano, ariko umurimo w'umuntu nushya azabura inyungu, nyamara ubwe azakizwa ari nk'ukuwe mu muriro. Yesu ashimwe. Muzi neza ko hari abantu bazaba mu ijuru badafite inyungu. Wenda ku isaha ya nyuma abantu tujya twumva ngo umuntu yari umundaya, ku isaha ya nyuma yakijijwe. Umuntu yabigenzemo nabi, ariko ku isaha ya nyuma yabona arimo guhumeka umwuka wa nyuma, akavuga ngo Mana mbabarira, ariko imirimo yawe yaragize ite yose yarahiye. Kagenda nyine uziye guzicara hasi, ariko nta ntebe, nta makamba. Hari amakamba yo kunesha, hari amakamba yo gukiranuka, hari amakamba yo kwihangana, hari amakamba y'imirimo, hari amakamba tuzambara, ariko umuntu agasa n'ukuwe mu muriro, ibintu bye byose byahiye, akarokoka ku munota wa nyuma, akihana ku isaha ya nyuma, yarahawe umwanya wo gukorera Imana, ariko atarashoboye kuyikorera. Kubera iki twebwe? Umuntu umwe, Yesu ashimwe, umuntu umwe baramubajije ngo kubera iki mubatiza ku gahanga kandi Yesu yarabatijwe mu mazi menshi? Baravuga ngo uwo mubatizo wo ku gahanga wabatizwaga umuntu, cyitwaga ikimenyetso cy'umusaraba. Munabimenye namwe, kuko hari igihe abantu ibintu byose basa n'ababivangavanga. Ngewe ibintu biransetsa. Hari umuntu uvuga ngo ahantu hose Imana irahari. Imana ntabwo iri ahantu hose, Imana iba mu bakiranutsi. Imana iba mu bemeye kwicara muri bo. Ntabwo none Imana yicaye hariya muri wese. Imana yicaye mu kabari. Imana yicaye mu ndaya. Ntabwo Imana iba ahantu hose. Iri jambo ry'Imana ratubwira ngo ndi ku rugi, ahubwo Imana yicara ikomanga. Yicara ikomanga, nukingura niteguye kugira gute? Kwinjira. Hanyuma nkaza tugagira gute? Tugasangira. Yesu anezezwa no gusangira natwe. Yesu ashimwe. Ariko asangira n'uwakinguye. Yesu nta kavuyo agira. Yesu ntabwo ari nka Satani ukomanga utinze gukingura akarumena. Satani n'abasirikare nk'abandi bawo bote, fungua 1 2 3 akabarukubisa imbere. Ntabwo Yesu akora gutyo. Ni wowe uhitamo kumukingurira cyangwa ukamubwira ngo bugubye hanze. Yesu nashimwe. Imana itugirire neza. Amen. Murongo wa 17 reka bari wo nsoma. Umurongo wa 16 ngo nimuzi yuko muri urusengero rw'Imana kandi ku mwuka w'Imana aba muri mwe. Ntago muzi ko ari mwebwe rusengero rw'Imana? Ntago muzi uyu munsi tuvuye hano aha hantu niyo bahatereka magaziye ya byeri bitakwanga?
ntabwo muzi ko aha hantu tuhavuye hakagira undi muntu aza akahatereka amagaziye ya byeri hatamubaza ngo wita utereka aya magaziye ya byeri? ntabwo muzi ko ari mwebwe rusengero rw'Imana ihoraho? ntabwo muzi ko umwuka w'Imana akwiye gutura muri mwe? Imana itugirire neza, twemere kuba urusengero rw'iki? Rw'Imana. Twemere umwuka w'Imana agira ate? Ature muri twe. Niba hari indirimbo ya 60 ngira ngo mugakiza iravuga ngo namubereye ubuturo ndetse nahawe umufasha, umwuka w'isezerano. Utarumva umufasha mu buzima bwawe, yarasutswe kugira ngo buri muntu wese amwakire. Utaramwumva iherere, hamagara, inginga, tabaza, bwira Imana ngo nkeneye umufasha, kuko ahatari umufasha uzubaka ibikenyeri, ahatari umufasha uzubaka ibyatsi, ahatari umufasha uzashyiraho ibiti, ahatari umufasha imirimo yawe izashya. Yesu ashimwe. Umuntu utsemba urusengero rw'Imana, Imana izamutsemba, kuko urusengero rw'Imana ari urwera kandi urwo rusengero ni mwe. Umuntu utsemba urusengero rw'Imana, Imana iravuze ngo izagira ite? Ni isezerano rishya ababizeza ubuntu butangaje ngo mukore ibyo mushaka Yesu yamaze kubarokora ntibibaho. Umuntu utsemba urusengero rw'Imana, Imana izamutsemba. Uyu mubiri twawuhawe nk'umwambaro w'umuntu wacu w'imbere. Uyu mubiri twawuhawe nk'umwambaro w'umuntu wacu uri imbere. Uyu mubiri iyo tuwukoresheje ibyaha tuba dusenya Kristo, tumubwira ngo ntutumenyere, ntutwegere, ntuzi iwacu, ntago tugukeneye. Utsemba urusengero rw'Imana ari uyu mubiri akawukoresha ibyo ashaka, Imana izamutsemba. Umva ni ibyanditswe, ndimo kuvuga ibyambabazi. Abenshi mumenyereye mama Dani, ariko Dani ataraza nitwaga Mbabazi. Yesu nashimwe, Yesu nahabwa icyubahiro. Ijambo rirakubwiye ngo umuntu utsemba urusengero rw'Imana, iyo usambana uba urimo kuruhamba, iyo ubeshya uba urimo kuruhamba, iyo wiba uba urimo kuruhamba, iyo usenga ibigirwamana uba urimo kuruhamba, iyo ujya mu bapfumu witwa umurokore uba urimo kuruhamba, iyo uroga uba urimo kuruhamba, iyo ugambanira abandi uba urimo kuruhamba, iyo usunika abandi uba urimo kuruhamba, iyo usenya korari uba urimo kuruhamba. Mureke twe gusenya urusengero rw'Imana. Umuntu usenya urusengero rw'Imana, wa muntu w'imbere wari wararemwe mu ishusho y'Imana, Bibiliya iratubwira ngo azajyanwa hamwe na Satani. Ntago amaraso ya Yesu yapfuye ubusa, ntago amaraso ya Yesu ari ayo gukinirwamo. Yadukoye igiciro gikomeye. Bibiliya irambwira ngo ni amaraso avuga ibyiza kurusha ya Abeli. Yesu ashimwe. Reka dusome Abakorinto ba mbere. Ngende mu Bakorinto nta hantu ndi bujye handi. Uyu munsi ni Abakorinto. Abakorinto ba mbere igice cya 5 umurongo w'9. Dusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo uratubwira uti ibyo kwitandukanya n'abakristo gito. Nabandikiye muri rwa rwandiko ko mutifatanya n'abasambanyi, ariko sinavuze yuko mudaterana rwose n'abasambanyi bo mu biyisi cyangwa abifuza ibibi cyangwa abanyazi cyangwa abasenga ibishushanyo, kuko iyo biba bityo mwari mukwiye kuva mu isi. Yesu ashimwe cyane. Ijambo riratubwiye ngo Imana ntiyatubujije
guterana n'abari hanze baje mu rusengero twe n'ubusinzi, baje barabaswe n'ubusambanyi, baje barabashwe n'ibinyoma, baje barabaswe n'ibigirwamana, baje bafite ibindi babagamo. Imana ntitubujije kuza guterana nabo. Iyi muryango ukinguye w'urusengero, abo bantu barakwiye kuza, kandi iyo baje umugambi w'Imana ku buzima bwabo no kugira ngo bahinduke abana b'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ariko soma hepfo wumve umurongo wa 11. Ahubwo none nabandikiye ko mutifatanya n'uwitwa mwene data, niba ari umusambanyi cyangwa uwifuza ibibi cyangwa usenga ibishushanyo cyangwa utukana cyangwa umusinzi cyangwa umunyazi, umeze atyo ntimugasangire nawe. Umeze atyo ntimugasangire nawe. Yesu ashimwe. Imana ihamagara abo hanze kugira ngo binjire basangemo abahindutse nabo babone guhinduka. Ariko iyo ubaye mu rusengero ukabarumamo imyaka 2, 3, 4, uri umutukanyi, uri umusambanyi, uri umusinzi, uri umubeshi, uri umunyabinyoma, ukaba mu rusengero, Bibiliya yatubwiye ngo uwo muntu ntitugasangire nawe. Mu by'ukuri uwo muntu gutukana byonyine, ikintu cyitwa gutukana gishobora kugushyira hanze, kikagushyira hanze. Hari igihe umva mwese mwambaye neza, ndabyibutse nabivuzeho kare, mwese murasa neza. Niba ari pastor sinzi abakunda kuvuga ngo mwese murasa neza, mwambaye neza, mwaje mumeshe, mwagoroye, mwiyuhagiye, mwipafumye, mwakoze ibintu byose, mwashyizeho za ruje, mwakoze, murasa neza. Umuntu akababwira ngo murasa neza, ariko hari igihe umuntu aba ababeshye kubera gusa neza nuko imbere. Petero yaravuze ngo umurimbo wanyu we kuba uw'inyuma, simbabujije kwambara no gukaraba no kumesa no kugorora. Munyumve neza mwabagore mwe, ntago ari byo mbabujije, ariko umurimbo w'imbere ni w'Imana ireba. Umurimbo w'imbere ni w'Imana ireba. Umurimbo w'imbere ni uzafatana n'imbaraga z'Umwuka Wera Yesu amanutse mu bicu. Uwo murimbo w'imbere ni uzagutuma umera amababa. Umurimbo w'imbere ni uzakuzamura. Ntago ari imyenda y'igiciro abantu barushanwa, ariko kanaka yambaye uw'ibihumbi 100, undi yambaye uwa 200, undi yambaye uwa 300, ariko uri wambaye neza, urasa neza. Hari igihe usa neza imbere ari inyo. Uwiteka dutabare, twubakeho amabuye y'igiciro. Duhawe igihe cyo guhumeka, duhindura ubuzima. Hari igihe wareba abantu ukababwira ngo bambaye neza, isaha y'izahabu, amasheni y'izahabu, impeta z'izahabu, ibintu byose ni izahabu, wambaye neza, ariko Yesu ari hanze y'urugi, waranze gukingura, wambaye nabi, uraboze, uranuka. Ntago imyambaro ari izatuzamura mu ijuru, ntago amazu dufite ari azatuzamura mu ijuru, ntago imodoka dufite ari zo zizatuzamura mu ijuru. Twambara ibizatuma tuzamurwa, kandi guhumbya no guhumura birashoboka ko tuzamurwa. Twiyambura ubushwambagara. Hari igihe waba wambaye uwa 300, ariko Imana ireba uri wambaye ubushwambagara. Uribaza umutambyi mukuru Yoshua, uribaza Yoshua ko yari yambaye imyenda isa nabi pastor. Uriya mutambyi mukuru Yoshua yari yambaye imyenda iriho ibizinga koko. Yaje mu iteraniro yambaye imyenda iriho amakakama, iriho amakashi y'ibitoki yabahatiyeho, niyo yazanye mu iteraniro. Ariko Imana yavugaga umuntu w'imbere. Twiyambure
ijambo ry'Imana riramubwira ngo mwiyambure ibibaremereye, mwiyambure ibyaha bibizingiraho, mwiyambure mu izina rya Yesu. 2023 twiyambure, dore nge ko ariyo nkihagarara hano. Mwiyambure mu izina rya Yesu. Yesu ashi, twiyambure mu izina rya Yesu. Twiyambure. Murongo wa 12 hano haravuze ngo mbese mpuriye he no gucira abo hanze urubanza? Namwe abo mucira urubanza sabo muri mwe, ariko abo hanze Imana niyo izabacira urubanza. Abo hanze Imana niyo izabacira iki? Urubanza. Ariko witwa mwene data, we waje ushaka kuba umwana w'Imana, nanjye ngaza nshaka kuba umwana w'Imana, dukureho ibyatuma ducirirana iki? Imanza. Ijambo ry'Imana riramubwira ngo ntihakagira igisitaza dushyira imbere y'umuntu. Ntukabe igisitaza mu buzima. Hagarara ku giti cyawe, usezerane isezerano, uvuga ngo njyewe Mbabazi, nawe wivuge wowe Oliva, njyewe Mbabazi niyemeje kutazashyira igisitaza hejuru y'umuntu uwo ari we wese. Ndiyemeje mu izina rya Yesu, kandi nk'uko abantu bajya bafata ibendera bakarahira, nanjye Imana izabimfashemo. Imana izabimfasheho, sinzabashyireho igisitaza. Cyokora nimusitara ku bwa Bibiliya nasomye, urwo rubanza Yesu azaruburane. Ariko ku bwanjye Imana indinde kuba igisitaza. Some Abakorinto igice cya 6, nababwiye ko dusoma Abakorinto ba mbere gusa nta handi ndi bujye. Igice cya 6 umurongo wa 12 kugeza ku wa 20. Some Abakorinto ba mbere igice cya 6 umurongo wa 12. Umutwe w'ijambo uravuga ngo imibiri yacu ni ingingo zande za Christo. Byose ndabyemererwa, nyamara ibingirira akamaro si byose. Byose ndabyemererwa, ariko sinzategekwa n'ikintu cyose. Ibyo kurya n'iby'inda, n'inda nayo ni ibyo kurya, nyamara Imana izabitsemba byombi. Nuko rero umubiri si uwo gusambana, ahubwo ni uw'umwami, kandi umwami nawe ni uw'umubiri. Kandi ubwo Imana yazuye umwami Yesu, natwe izatuzurisha imbaraga zayo. Ntimuzi yuko imibiri yanyu ari ingingo za Kristo? Mbese noneho ntore ingingo za Kristo nkazihindura ingingo za maraya? Ntibikabeho. Ntimuzi yuko uwifatanya na maraya aba abaye umubiri umwe nawe? Kuko Imana yavuze iti bombi bazaba umubiri umwe. Ariko uwifatanya n'umwami Yesu aba abaye umwuka umwe nawe. Muzibukire gusambana. Ibindi byaha byose umuntu akora bikorerwa inyuma y'umubiri, ariko usambana abakoze icyaha cyo mu mubiri we. Mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari isengero z'umwuka wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana, kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge, kuko mwaguzwe igiciro. Nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Amen. Yesu nashimwe cyane. Ese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari ingingo z'umwami? Niba twaramwihaye, niba twaramwiyeguriye. Anita hari indirimbo yakundaga kera akiri umukobwa, sinzi niba nubakiyikunda, ariko nibuka agatero kamwe n'indirimbo yakabaganza. Ndakwiye Anita ngwino tuvuge icyo gitero ho gato. Ndakwiye
uririmbaze urinze mikoro. Ndakwiyeguriye Yesu, yeguriye mwami. Ndakwiyeguriye Yesu, ndakwiyeguriye mwami. ndakwiyeguriye Yesu, ndakwiyeguriye twese hamwe. ndakwiyeguriye Yesu, ndakwiyeguriye Yesu, ndakwiyeguriye Yesu, ndakwiyeguriye mwami. Yesu ashimwe. Ntago yibuka neza nawe ariko yaravuga nakwitura iki Yesu, nakwitura iki. Yesu nashimwe. Ninde uyizi ngo ayiturire imbereho? Ya 41 mu ndirimbo zo guhimbaza. Ninde wakwemera agakora isezerano akavuga ngo nasezeranije guhora ngukurikira Yesu, iminsi yose umpore hafi, mukiza wanjye mwiza. Sintinye intambara mbi zose wawumpagarikiye, sinashobora kuzimira nimpora nkuyoboka. Ndashaka yuko twibanira ningeragezwa n'isi, numva amajwi yanyinginga iteka ngo nkubeho. Ababisha baranyegereye bari inyuma n'imbere, nyamara nkwisunge Kristo undinda ibicumu. Iyo wisunze Kristo akurinda ibicumuro. Ikimenyetso cyo kumwisunga ni uko udakora ibyaha. Ariko iyo tukiri mu cyaha ntabwo tuba twari twamatana na Kristo. Ntabwo yaza buriya 91 tureba iyo tukiri mu byaha. Uba mu bwihisho bw'isumba byose, azahama mu gicucu cyishobora byose. Ndabwira Uwiteka ngo urubuhungiro. Ntibishoboka Uwiteka ntiyaba muri wowe nawe ngo ube muri we ugisambana, ukibeshya, ukirahira ibinyoma, ucyangana, ufite abugambanira, ujya mu barozi. Ntibibaho. Ntabwo Imana ivanga, Imana iritarura. Imana iritarura. Niba ushaka kugendana n'Imana itarure. Yesu ashimwe. Ngewe rero ubutumwa mvuga ngira ngo murabumenyereye. Hari urubuga mbaho, hari umugore uriho pastor aramuzi nawe arubaho, ngo yahamagariwe kwambika abageni. Ngo twebwe turi abageni, noneho yahamagariwe kugira gute kutwambika. Ariko ngewe arabivuga, hari igihe uceceka mu bantu ukaceceka ukaba umwana mwiza, ariko nta muntu wahamagariwe kwambika undi. Ubu se aha hari iriba, buri munsi iriba rihari, abantu bemeye niba biyinika muri iri riba. Iriba ni ijambo ry'iki? Iriba ni ijambo ry'Imana riri hano. Imana ishimwe. Hari umukobwa wabonye kwa mama Dani hari iriba. Haleluya. Twajyanyemo ninjya mubanjirijemo ratavuga uko kuza kwa mama Dani hari. Yesu ashimwe cyane. Ni inzozi narose. Abonaga turi kwa mama Dani hari iriba rinini rimeze nka pisine. Noneho niho wabanje kumanuka amagiye kuvoma. Ngenda mukurikiye yanjye ngiye kuvoma. Twari dufite utudomoro.
ariko ryari iriba rinini rikoze neza, kurimanukamo byari bigoye cyane kuko nabonaga nka pisine ubona ni sima cyangwa ni amakaro, kuyimanukamo biranyereye, ariko twamanutse turavoma. Kuzamukamo nanone byari bigoranye, ariko hejuru hari abagabo batwakiraga utwo tudomoro twari tumaze kuvomeramo tukazamuka. Yesu shimwe. Twaje kwiriba, twaje kuvoma, dudubiza Yesu tunywe. Twaje kuvoma, dudubiza mana. Abasore baje kwiriba, mwaje kuvoma, dudubiza mana tunywe. Dudubiza Yesu tunyweho, dudubiza Yesu tunyweho, dudubiza Yesu tunyweho, dudubiza mana tunyweho. Amen. Yesu nashimwe. Bene data mwemereye sadudubize, yaravuze ngo unyizera isoko y'amazi y'ubugingo izadudubiza muri we, azaba udasanzwe. Uwizera Yesu ntareba abirabura ngo avuge ngo yirabura nk'imbyiro ntanyegera. Haleluya. Iyo Yesu areba ibiyobe, mama Dana aba yarasigaye. Iyo Yesu areba abagufi, areba abagufi, adashima abagufi, mama Dana. Ubu haba hari abantu baresha na Oliva, ba Oliva, ba mama Nina, ba Bone, ibidamu birebire bini. Haleluya. Yesu narabanura kuki. Haleluya, haleluya. Ukuri kose upfa kuba wakinguye akinjira, ukemera amazi y'isoko y'ubugingo ahita dudubiza, ukabika ibindi abandi bakakuvomaho. Ufite inyota akaza akanywa, ufite inyota akaza akanywa, kubera amagambo akuvamo ni amagambo y'ubuzima. Nigeze mbabwira ngo umuhungu uzakubwira ngo aragukunda, adashaka kukurongora ngo ube umugore we, azaba ari umwanzi wawe. Umuhungu ukubwira ngo aragukunda kugira ngo agukoreshe ibyaha, azaba ari urukozasoni. Umva, nihagira umuhungu ukubwira wa mukobwa we, uzamubwire ngo uru rukozasoni, ntago nshaka gukorwa n'isoni. Babakoze isoni, babagakaraba bakamesa bakaza mu rusengero, wowe ugatwita cyangwa se ukayivanamo icyaha bikaba bibiri. Imana itubabarire. Abakorinto igice cya 16 umurongo wa 22, reka bariho nsoreza. Nsoze ne kubakerereza, nambaye isaha ariko sinyireba. Abakorinto igice cya 16:22 ni umurongo umwe dusoza. 16:22. Nihagira umuntu udakunda umwami wacu avumwe. Umwami wacu araza. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Christo bubane namwe. Itangazo Pawulo arangije kwandika urwandiko rw'Abakorinto, arababwira ngo umuntu utazakunda umwami, kudakunda umwami byonyine bizana iki? Buri muntu wese nabivuge, kudakunda umwami bizana iki? N'urugi rukingurira imivumo. Umuntu udakunda umwami yizanira umuvumo. Umuntu ukunda umwami akinga inzugi zazanaga imivumo. Umuntu ukunda umwami akiyemeza kumukunda, akavuga ngo mana sinshaka kuba ikivume, guhera uyu munsi nyenguye urugi rwo kukwinjiza, gwina mwami Yesu, gwina mwami Yesu, gwina mwami Yesu. Uwo muntu arahita akinga inzugi z'imivumo.
nihagira umuntu udakunda umwami wacu avumwe. Umwami wacu araza, umwami wacu araza, umwami wacu ari mu nzira, arimo kugira gute? Arimo kuza. Iyarure, 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 iyarure. Hunga, 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 hunga. Injira mu buntu, injira mu mbabazi, injira mu gakiza, injira mu buzima. Hunga, kubera umwami wacu arimo kugira gute? Arimo kumanuka. Living aramanutse. Aje gucungura ubwoko bwe, abanyamahanga tuzani. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo bubane namwe. Urukundo rwanjye rubane namwe mwese muri Kristo Yesu. Amen. Muhagurukiye twese. Ufite amavi mazima apfukama asenge, abwira Imana ngo Mana mpunze umuvumo. Data ndagushimye mu izina rya Yesu. Nguhaye icyubahiro nyaguhora ku ngoma. Uri mwiza ugira neza, imbabazi zawe ni nyinshi zihoraho iteka ryose. Udukurireho umuvumo Mana. Twemeye kwinjira mu buntu bwawe. Agakiza utangira ubuntu katubeho. Ibyo ushaka Mana bidukorerwe. Ariko ibyo Satani n'abadayimoni na kamere bitsindwe mu izina rya Yesu. Maraso ya Yesu atweze. Duhe kuvoma ku mariba y'agakiza. Duhe kwishimira mu mbaraga z'Umwuka Wera. Gendane natwe ibihe dusigaje. Cyubahiro gikomeze kuba icyawe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen.